runaka gatinyuka akavuga ati naramugaburiye yarantakambiraga ku muntu w'umugabo ufite famiye ufite umugore w'umwiza wa manager ibyo mvugiye bimvuye ku mutima cyari ikinyoma cyambaye ikiganiro ku mutima kimanitse cyane zira mucikopa nambaye kari agateguro yari amafaranga nashakaga urumva byari ibinyoma byanyu mwari mwashakaga narabibubahe sinabashyira ku karubanda ubu nje kuvuga ukuri kubera ko ubwanyu mwabyishyiriye hanze reka mbivuge uko biri noye kubeshya abanyarwanda ntago basanze turyamye Juma hangaha woye buretse kamerama urongera benshi ubivuga azanze ikiganiro nanjye nza gukora cyo bwenge ikaze nongere nkuhe ikaze nongere nkusuhuze aho uri hose nongere nkuhe ikaze wowe ukunda chekechua of course isi yakamanaja mugabo dakina n'abana ukina na babibi iminsi yaribaye myinshi mutadukurikirana mutanyumva n'abagize ibiganiro nababwiye ko nzaza kubabwira ibiganiro byiza by'ukuri nzabagezaho ibiganiro by'ubwenge nkuko natangaje ko nazonye gukora ibiganiro byo kubeshya ubu ngubu impinduka nzanye ibiganiro njemo no gusubira inyuma muri bimwe byo bitambuka kuri cya kinyamakuru nababwiye cyanyuraga ibiganiro byo kubeshya abantu noneho nkatangira gukoresha ibiganiro babandi bahanyuze babandi babeshya abantu babandi twafatanyije kubeshya abantu turi ku rw'imisozi igihumbi urandika urw'imisozi ugasiga kanya igihumbi ndagusaba like share comment subscribe n'iby'agaciro abarundi mumeze mute muragumye muranezerewe bashinga naye umuntu inshuti zanyu narabibonye naje kubagezaho byinshi abari USA abari Dubai abantu bari mu nkuta enye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru irasirazuba ndetse n'iburengerazuba impamvu urimo ndatina kuvuga nabahaye ikaze mbabwiraho nimukiye n'ibiki ariko nanone ubu ngubu tuje mu kuri tuje gufunga umunwa w'abanyamakuru bafata ibintu bitari byo babandi birirwa babeshya abantu bakora content zitari zo nje kuzajya mbageza amakuru acukomboye bro ikaze abantu urakoze cyane isi yakamanaje nubwo duhuye nari ngufite inzika ariko aka kanya ndumva birimo bigenda bisubira mu buryo kabisa ubanzo usiza amavuta ati nubwo duhuye nari ngufitiye inzika ariko birimo birajya mu buryo ushobora kuba usizwa amavuta tujye kuganira byinshi ni icyamamare ni umustar ni umukwaferi mwiza mu Rwanda ni umuntu utashaka kukogosha udafite 5,000 ibyo nabyo wenda tuzagana ikindi gihe ni umuntu usanga mu bakinnyi abakteri beza ba filime mu Rwanda ni umuntu ubogosha bro turi ku rw'imisozi igihumbi rw'imisozi igihumbi kabisa Rwanda rwa Gasabo rw'imisozi igihumbi kongereho akira imisozi igihumbi ndashaka kuzayibara nange mu mukerarugendo nkayigenda nkayibona ko ari igihumbi usura utarayigenda gusa niyamaje kuba nk'ijana 50 oya nkurikije ahantu wavuye naho ugeze ushobora kuba habura nk'imisozi 2 yonyine ariko mwana dutekereza bimwe ko ninjye wenda mu cyumweru kiri imbere arababura umusozi umwe kugira ngo byuzure igihumbi rero narayirangije uko nabahaye ikaze kuri iki kinyamakuru nkuko nababwiye byinshi bigiye bitandukanye ndashaka kuzajya mbageza ibiganiro byinshi ibiganiro bitarimo ikinyoma ibiganiro by'ukuri ibiganiro byubaka apana ibiganiro bisenya bro nibyo kabisa nibyo tuvuga ukuri duha abanyarwanda ibintu birimo ukuri duha abanyarwanda ibintu bibaryohera mu matwi atari ibintu bizatuma abanyarwanda batubonamo uko tutari ibikita turimo ahubwo bajye batubonamo iki turimo so abakunzi bacu komanteri zanyu zirakomeza kuma ikaze z'ibiganiro nkora zirakomeza kwerekana ko nimba ibyo mbageza ko karukura atari kubeshya nkuko nabasezeranyije ndi ku rw'imisozi igihumbi n'umutumirwa ubaye wa kabiri bamwita Julas bamwita Juma umwana w'inyamijose turatandukanye n'ab'igikondo n'abandi
ati ntago dushaka kubeshya abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga badukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye, icyo nkeneye ni ukuri. Juma hari byinshi ngiye kumubaza, ntabwo yirirwa yivuga ko arazwi, adusobanurire kwanza dutangira ikiganiro, sinivuga byinshi. Juma, ubundi twaguhaye ikaze, sibyo? Kurwa Gasabo nako kurw'imisozi igihumbi, turagira ngo dusase inzobe tuvugisha ukuri. Hari abo nkora ibiganiro bakabikoreraho content yo kunsenya cyangwa kububindi. Bro, uzaguhamagara ujye gukora ikiganiro kindi uzajyeyo, ariko ibyo nakubwiye cyangwa ibyo tugiye kuvugana, Mana Nyagasani, ni ukuri kuzuye tugiye kuvuga, apana kubeshya. Nyagasani niba ngiye kubeshya kubyo ngiye kubaza Juma, ntuzame ijuru. Juma, ikibazo ni icyambere, ni byinshi ngiye kukubaza. Umunsi ngiye ubwanjye siyakamanaje nikora kuri cya kinyamakuru kitakigira amaviews, bambwiye ngo barangaburira gasinzi katubyiborera, bangaburiraga mu yanjye. So tukiri aho ngaho aryo ngiye kukubazaho Juma, ubundi biriya bintu ngiye ubwanjye nkugwaho nura mukoga Shannon, byari byo kuri? Uransubiza yego cyangwa oya? None se ngewe gusubiza yego cyangwa oya biri mu mutima wanjye cyangwa se biri mu kuri kwanjye? Niko kuri nicyo cyatuzanye hano. Mbere yuko nkusubiza yego cyawe, weyo mbikubajijeho nk'umuntu wansanze mu rugo kansanga iwanjye kandi wari uhazi, ntago ari umuntu wakurangiye, byari ukuri cyane ntago byari ukuri? Kuri ngiye byari ikinyoma. Ese kuri wowe byari ukuri cyangwa byari ikinyoma? Byari ikinyoma. None ikintu cyane wane cyo byo ngusebe cyangwa wisebeshe, ikintu cyambabaje ni ugukora ikinyoma ukanamburwa. Ahandi ubura inshuti ukabura n'abavandimwe kubera iki? Ikintu kirimo icyuzemo ibinyoma, kirimo n'ubwambuzi. Twumvikanye amafaranga wampaye angahe, ubivugire n'imbere y'abantu ubibasobanurire bumva ubwambuzi bwanyu. Ahubwo nawe ngufata nk'umwambuzi kuko ubwawe iyo script nimwe mwayimpaye, amafaranga twumvikanye ayo mwamaye murayazi, ayo mwasigayemo murayazi. Urabizi ko ntari nkigaragara kuri televiziyo yanyu kubera iki? Ibyo tutumvikanye kubera amafaranga mwanyambuye. Isura yanjye mwashyize hanze ku karubanda, mukaza abantu baranyanga, ahantu hose baranyanga, ibintu byanjye mu nzu murangiza, nta muntu wangura ikintu na kimwe, ntangira bundi bushya. Muri mwe nta wabinguriye. Nicyo cyambabaje aka kanya, nkaba nafashe umwanzuro kuko ubwanyu namwe mwishyize hanze, nanjye nafashe iya mbere kugira ngo nze mvuga ibyambayeho, kuko abanyarwanda barambazaga biriya bintu nibyo sheri wawe yagufatanye n'indaya? Yego. Nkabasubiza ko ari yego kuko nangaga kwica content zanyu, ariko ubwanyu nimwe mwazishe. Nanjye njanga kugira ngo nzikandagire, mbwiza abanyarwanda kuri bankurikirana muri Marafiki Style, bankurikirana muri filime zitandukanye zose ngenda nkinamo, bankurikirana no mu kazi kanjye ka buri munsi ko nogosha abantu benshi batandukanye, nkura n'abantu benshi batandukanye, nshaka guca kuvugisha ukuri nkaca icyo bita amazimwe n'ikinyoma. Nicyo cyanzanye hano. So abadukurikiye, uyu nguyu muramuzi, Inyamirambo, mu murenge wa Nyamirambo, mu kagari ka Mumena, umusore waguweho n'umufiance we aryamanye n'undi mukobwa. Uyu ni wa musore mwabonye wasohotse yambaye boxer, amabasi yaramenwe mu nzu, ibintu byose biramenwa, telefone angera hangirika, uburiri turabuturitsa, amadive bigenda kuri kundi, byari byo twari twateguye. Cuma ndabanza kwanza gusaba imbabazi. Ya nyine nuko ubuzinsabye nyine amazi yarenze inkombe, ariko mu buryo bwiza nk'umwana warezwe watojwe ikinyabupfura, kubabarira ni ibintu dukomora mu muryango wacu. Ntago kuba nakubabarira byantwara amasegonda cyangwa se byantwara amatserisi kuba navuga ati ndakubabariye. Bivuze ubwo nge nakubabariye kera, nakubabariye ntago ari nona. Iyo nza ko ntarakubabariye ntago wari kumamagara kuri telefone ngo nkwitabe, cyangwa se wari kumbwira ko nshaka ko duhurira ahantu dusangire byibuze n'akaburusheti ngo mpagusanga. Nuko nayo narakubabariye narakira ibyambayeho. So ibijyanye n'amafaranga, nuko ari amafaranga Jumaraza kumbabarira aho ngaho ngo twarakwambye narakwambuye, bizi neza ko n'abakwishyuye atari bakwishyuye mu 5,000 wahawe uretse gatoya
mwe mwavuganye ararenga 10 cyangwa mu 10 mbabare narakoreshwaga nari imeze nk'inka ifite umushumba wanjye umushumba w'inka rero niwe uragira inka aho inka yose igiye kayirongora ariko nari nteye uzishyuze boss wa kira kinyamakuru ariko burya iyo ugiye gusaba akazi ko kuragira inka ntago boss agutegeka uruguru uri buragiremo mu gihe adafite ahantu runaka inka za ziragira wowe niwo wishakira location y'ahantu uri bujyane inka zawe urumva rero nawe niwo wanyishakiye ntago boss ari wanshatse sinari muzi uburyo mu by'amafaranga ni wowe twadirinze ntago uwo boss nari muzi ibyabaye byose mu buryo bwo kwamburwa ntago boss runaka ntashaka no kuvugira hano nge navuga ngo bifitemo uruhari kuko uruhari niwo nabishyiraho kuko niwo wanshyize muri deal dukora deal inyambika isura mbi handi nagendaga mu manda nipfutse mu maso so wenda ikijyanye n'ideni twazakuvuganaho nkuko wambabariye si bitano wishyuza ngiye kwishyuza ingano twumvikanye ni birenga views 30 bitewe n'ikiganiro ngiye kubakura bite na content mwamaye uburyo nyumva muremera ko nigira abantu barenze ibihumbi 40 muzampa amafaranga igira views nibo bantu muzampa amafaranga ya nayo twari twumvikanye kugira ngo mbagtingire mwampaye igice ntago mwayamaye aka kanya iyo video igize ibihumbi 200 birenga na 50 hafi ntago mbizi sinyerukaho urumva mu bihumbi 40 twari twumvikanye mukanyishyura ibihumbi 15 video igize ibihumbi 250 bayubarega nuko nta masezerano yanditse yarahari ubu ntago mwanyishyura amafaranga atari munsi y'ibihumbi 100 so tukiri aho ngaho wenda mu kiganiro cyagukoze isoni kigatuma ababyeyi inshuti umuryango bikwanga hejuru y'ibyo twateguraga twageza ku banyarwanda ndetse n'abarundi n'abatuye isi yose muri rusange gute wemerwa gushukwa cyangwa kuba wagira igisebo hejuru y'amafaranga 10,000 cyangwa wenda ayarenga 10,000 wabitewe n'iki namara muko twati no covid kera kiganira abantu bakibuka cyakozwe ku munsi wa Tour du Rwanda iri murasoro hako isiya buriya nibwo twasoza ntago nshaka kumenya iminsi ibiganiro byabereyo ahubwo icyo nshaka kugusubiza uravuze ngo kuki wakoze biriya bintu biriya nabikoze si harimo amafaranga se ikintu ntakorana kirimo amafaranga ni ukwica nibi byeze byo hanze aho kuroga byose simbizi kugambana igihugu ntago ari ibintu byiza ibintu ntakora ni ukwica kugambanira igihugu no kuba umutinganyi ndabivuze niba binyangira babinyangire no kuba nafata no kuba nakwegera umwana uri munsi y'imyaka 18 ngo ngiye kumwereka urukundo ibyo nibyo bintu nzirinda na Nyagasana azamfashe kubigendera kuri niyo mpamvu abeshya abantu rero oremera igicumi nabwo rituzuye bagwa 5 amafaranga uko navuye ku Gikongoro nje gushaka amafaranga ahi Nyamirambo nubwo mpamaze imyaka nahaje nkiri umwana ntago ari iwacu bro na kamera nta kibazo ntago ari iwacu nakomotse mu Gasarenda akantu kose usibye ibyo bintu navuze karimo amafaranga nagakora wemera ko guseba bigira ingaruka kuri wowe cyangwa ku muryango wawe guseba reka ku muryango wawe no mu nshuti ziraguhunga usibye ko umuryango wawe utakujugunya kuko nibyaye kibi kirigata n'inshuti ziraguhunga mwanya w'umuryango famille ntiyaguhunga ariko inshuti ziraguhunga so turacyaganira na Juma kurwa imisozi igihumbi like share and subscribe nahanditse ijambo all uri kandi kora kozogera andika mu karata yari ntago uzongera kujya muri YouTube yawe udusakingamo Juma uri mukobwa bundi mwe musanzwe muziranye uri twaguhuje nawe shana ntababeshye uri mukobwa waje ngo ni sheri gwa ngwe gitumo no bwa mbere nari mbonye iri asura ariko uwo basanganye nawe yari umuntu w'umujama wanjye twari tuziranye uwo bansanganye bise ndaye niwe twari tuziranye niwe wari umujama ntago yari inshuti yanjye yari umujama wanjye niwe twari tuziranye ariko uri Shalom twamenyaniye haranyine nawe birangira abaye inshuti isanzwe ariko nta kintu na kimwe
uriya munsi nari nziranyeho nawe ni ubwa mbere nari mubonye. Juma ngibi bitangaza murabibwira abantu bose bajya batandukanye ningukenera uzajya uhora uza tuganire ariko kuri wowe sasa tukiri kuri uriya mukobwa nuko biriye ingaruka byakugize washize kinini nizi shabro byarampombeje man byarampombeje bitewe n'akazi nkora hari abantu baba bari private ngomba gukora mba nkorera kiriya kintu niba yakiguyeho kuri telefone ye na n'isaha ntarongera no gutekereza yuko yari afite umukwaferi yemera wamusangaga mu rugo iwe Kibagabaga akamusanga mu rugo iwe Nyarutarama kugeza na n'isaha narahombye niba nari mfite nk'abakira nka 5 ku munsi binjira nkaba mbari ibihumbi 20 byanjye byinjiye ku munsi ntatekereza umushara w'ukwezi urumva ntago nareka gutaka ko nahombye narahombye cyane byansubije inyuma ariko uko burya umuntu kugira agira hagera bisaba ko asubira inyuma akitekerezaho neza buriya nayo nasubiye inyuma nitekerejeho neza ikintu cyanyangiriza izina ubwo icyo ngicyo kizajye ku ruhande icyanyubakira izina nacyo ndagishaka n'Imana ikabishyiramo imbaraga. Mwanzi yaririmbye uti iyo ndanini muyimamayira iguteranya n'inshuti buretse kagutenguruka ukaba umugaragu w'inda bira byose wabikoze kuko inda igutegeka buri saha kurya bazamenye ariko iguteranya n'inshuti izaguteranya n'inshuti birashoboka ariko nanone ntago ukaba umugaragu w'inda waba umugaragu w'inda kubeshya abantu kubeshya abantu nanjye nabo umugaragu wako nanjye nabeshyaga kujya cy'amakuru ariko munitandukanyije no kubeshya abantu mwazana nanjye nicyo ndi gushaka ndashaka kwitandukanya n'abantu bumva ngo Juma uzwi moto box bamenye Juma uzwi muri style bita papa cyangwa Nyamirambo ibyo byaretse ngo umugabo utamenyekanye izina yagaragaye yambaye box ayirukaga ku karubanda zaracicikanye man famille ziramamagara nanjye nkajya kubona nkabona abantu bari kunyohereza screenshot mu matelefone yabo bwiza zanditse byahe byose byanditse itangazamakuru mu Rwanda byose paka na mudugudu aza kunyishakiraho ntuye mu rugo so bari abakobwa marerukana shabara abakobwa turavugana WhatsApp bisanzwe kiriya gihe bibara ufite umukunzi wa nyawe kiriya gihe nari mufite kabisa so akibona biriya ko umukunzi we yagaragaye ku karubanda yambaye box yirukanka bamufata indaya amabashi yaramenetse ibirahure birameneka n'ibiki mwarako bajya marakundana bamubwiye ko abikoreshwaga n'ubuzima muracyari kumwe cyangwa mwaratana oya njewe ukuntu mbaho mu buzima bwanjye iyo mfite umukunzi ni umwe gusa mba ndi mu nzira imwe kandi uwuzi niwe kandi arabizi ko ibintu mbamo biriya bigomba kuza nyine nka paragisida bikaba aziko mba mu bintu cy'ama social media ntago ibyo ngibyo yabibona ngo abigire ikibazo gusa yarambajije biriya ni ukuri cyase ukuri narabwishe ntago ari ukuri nagateguro ariko suzagira umuntu bibwira niba nabikubaza uzabwira ati ni kuri byagenze ariko kari agateguro nari ndi gushaka umugati nkuko wari kumpamagara amavuta yanshiranye ntafite amafaranga ariko nkabura narayabo amafaranga yari yabonetse wari kuntugururiya munsi ukamamagara kibazo kigakemuka yarabizi ko atari ukuri. Juma rero niwe turi kibo turaganira nabwo tuganira byinshi kuko hano ni mu rugo tuzajya baratuganira nawe icyo nyensha kugaragaza nka Isiyaka manager no gusubira inyuma nkereka abantu babeshya abantu twe dufatanyije ese koko bya ingaruka zabaye zihe bameze bate kuri ubu ngubu n'ibikinemo natumijeho Juma hanyuma Juma byaga twabasana mu buriri mwese wambaye boxer mukoga yambaye kariso wene nubwo ari byo bita ngo kugira gute gukata bimwe bitari byiza no bike mu biganiro byaragaragaye mwere muri ryamye byo kuryama ese ko mwere muri ryamye byo kuryama burana mani reka mbivuge uko biri no kubeshya abanyarwanda ntago basanze turyamye Juma hangaha woye buretse kamerama urongera beshi ubivuga nawe buretse nayi nari mpari ntago basanze mu buriri wari uri mu biki nagateguro ni acting yakozwe nagateguro kakozwe ntago uzbivuge
Twarabiteguye oya uretse turacyabwiza ukuri mwagiye mu buriri muri nagira ngo numve ko ukibeshya abantu ni ibintu twabashyiye mu buriri bariyorosa tubiyemera tuntu kantu tubabeshya ariko byararangiye mutawari nanone cyasabira imbabazi. So Juma, icyemezo cyo kuba wenda twaraciye inzira nziza yo kubwiza isi yose ukuri narahemutse kwanza ku ruhande rwanjye. Ntabwo wahemutse, uri mu nzira nziza, ahubwo banza isi igiye no kurangira kuba ubwayo waravuye mu buyobe nka buriya, nkabona uri mu bwiza ukuri abanyarwanda ku byabaye. Mujye mudukurikira mumenye ibyiza tubaha, mumenye ibintu bikeneye namwe mwatangamo inkunga ariko ari ukuri atari ibinyoma. Mumenye ngo Isiyaka manager yavuze iki ngiki ni ukuri, ubu nta binyoma dukeneye. Icyo nababwira nta gitumo nzongera gukora. Gitumo oya nayikora bitewe niyo ari ukuri no gitumo yo kubeshya. Ushobora kumva ati Juma yagize isabukuru ariko ashwanye oya ibirori biremewe ubu ngubu ibirori ntabwo byemewe bro mu ngo ibirori biremewe mwipimishije nta kibazo ibirori biremewe kereka abantu batarenze 50. Mbara umuyobozi dukurikiye zo muri commentaire tubwiye tuzazica amategeko. Leta y'u Rwanda ubu ngubu yaratudohoreye, tugomba no kubibashimira. Ariko icyo nshaka kuvuga ibintu byabaye biba byarabaye bikambika isura mbi abantu, ntago twaje nanone kongera gufata abantu tujye kubabeshya. Juma ni nkenera ubufasha bwo kubabwira ati nkeneye kugura kamera, oya kuburara ntago njya mburara ariko hari igihe kizagira nka burara, ahubwo nkeneye kugura kamera kugira ngo nanjye nikorera ibintu byanjye. Ejo wowe diaspora niba uba Canada turanabubaha cyane, uba ahandi i Burundi abavandimwe bacu, Zambia hari abavandimwe, Mozambique hari inshuti, Kenya ho n'ibindi South Africa. Nimvuga ati Juma mbasabye inkunga y'ubufasha bwo kugura kamera, muzamenye ko Juma naje kuri kamera nje kubasaba ubufasha, ntaje kubatekera imitwe ngo mbasabe amafaranga ya kamera nshaka kuyajyana mu biryo gotari inyota go nyanyweri inzoga, ntago nk'inzoga bazatanga bizatebera ahubwo basabye kandi ibizava mu nkunga nzabibereka nk'umunyakuri wajanje kuvuga ukuri. Juma ndagira ngo ushaka akaboko kawe k'imbere abwira abantu nimba ibyo atangaje byose ari ukuri atari ugutwika. Cameraman noneho ngiye gutora ntago ugiye imbere, ntago ugiye kurahira. Oya urababwira ati ugire gutya, babwira ati ibyo mvugishije ukuri mbihagaze n'umutima wanjye. Nashakiye ku ruhande se cya Bibiliya ko ari byo byakorohera abantu kugira ngo bumve ko ibyo mbabwira. Hano ni mu basilamu, hano turi abasilamu gusa, Qur'ani zirahari. Niyo umuntu ashaka kubona namanitse ikiganza ntabikora, ariko burya ngewe ku mutima wanjye nuri kumbona mu maso kuntu ndi kumeze, nshaka kumuha ukuri kuzuye ko ntamanitse ikiganza cyangwa manitse ibiganza byombi nk'ababyeyi batureba ko ibyo navuze, ibyo mvugiya bimvuye ku mutima, cyari ikinyoma cyambaye manitse ikiganza no ku mutima kimanitse cyane. Ziramuca ikopa nambaye kari agateguro yari amafaranga nashakaga, urumva byari ibinyoma byanyu mwashakaga, narabibubahe sinabashyira ku karubanda, ubu nje kuvuga ukuri kubera ko ubwanyu mwabyishyiriye hanze. Ariko nako YouTube abana abantu bawe ngo bagwe gitumo babeshya abantu. Oya nukubeshya, ariko hari abantu bakunda ibintu byinshi, hari abantu bakunda ibyo bya gitumo bagashaka kwisekera, hari abantu baba bashaka guhora bisekera, hari n'abandi bakunda ukuri, ibintu birimo ukuri. Abo bantu rero ntago uzababuza kubireba kwa kanaka ubikora. Hari n'undi uzaza reba kwa Isiyaka manager kuri rw'imisozi 1000 TV kugira ngo akurikira ukuri, hari n'undi uzakurikira ibinyoma hariya. Banakurikire Isiyaka 150 TV ni channel ifite sabu zigera mu 100, ariko muri no minsi nayo tuzajya tuyizo byinshi bitandukanye. Ndakongera nakandi kamwe, ndaza kukongera kandi nituva mu kiganiro nakanje itukaba kuri Ziraje TV noneho kuri Ziraje gospel ibiganiro bitandukanye hose kumena umuceri twagize bakore subscribe kabisa nibyo nago njya nsubiramo niba nabivuze nabo ubwo itsaputse uyu
twagiye. So bakunzi rw'imisozi igihumbi tujyanye ku musozo w'ikiganiro na Juma Zahoraza kandi bakunzi ba Marafi Style 500 ni filimi nziza cyane ho muyisanga iyo filimi ita Indagengo muyisanga kuri Marafi 250. uyu ni umusitari Juma muramuzi n'ibindi hariho ngo nasoje none nabonye baregize ariko byuzi we. So nta kibazo Juma tugana ku musozo nicyo wabwira wari umuyobozi wa Kigali 500 nawe wavuze yuko wenda ngo yangaburiye nanjye nakugaburira nawe wamugaburira nawe azagaburira abandi cyawe n'ibiki ibintu byo yatangaje ko nta mugabo ugaburira mugenzi we. Umugabo ahabwa akazi akagakora agahemberwa ibyo yakoze. Ntago ukugaburirwa uzi icyo ari cyo. Ni nko gufata umwana wadobusa ukamushyira mu rugo ukamutunga ukamugaburira ukamwambika. Ibyo nibyo bita kugaburira umuntu. Ni ukugutunga bivuze ngo yaragutunze. Uruhinja rutazi kwitamika. Nk'umuntu w'umugabo wari ufite kontara wakoze akazi nka kontara yawe runaka gatinyuka akavuga ati naramugaburiye yarantakambiraga. Ku muntu w'umugabo ufite famiye ufite umugore w'umwiza wa manager Fatuma umwana urusha imyaka ingahe nubwo ari boss agatinyuka go yarakugaburiye. Ntabwo biba ari byiza tujye tumenya kuba agaro boss mwana discipline ntago ari yo ntago tujya kwisahura ahandi. Iki gihugu dufite abantu batwigisha nitayigisha discipline wayigishwa kandi ukajya mu murongo mwiza. None se umuntu niyigishwa ari muri gereza akazataha ari umuntu mwiza. Wari Paulo ahindutse Saul wari Saul ahinduka na Bibiliya zizahindurwa. Niyo mpamvu rero n'abantu ikinyabupfura bagomba kukigisha. Afite ikinyabupfura gikeka Imana mugirire neza. Niyo umuntu atuka umuntu w'umugabo ufite abana 3 ufite umugore ndumiwe ntago nenzi ko wabyaye imanga. Nibyo ariko buriya hari igihe cyo gusaba imbabazi. Buriya hari igihe Uwiteka azamuvugiramo akagusaba imbabazi kuko yarakosheje. Ariko nta kintu mpfa nawe wa musaza we. Icyo dupfa nuko nakoze akazi ntibukampembere. Ariko ku rundi ruhande ngende umuntu ukunda kwibanira n'abantu nifuza kuzajyana ikibazo nabo. Nta n'ikibazo dufitanye utabona iyi interview nyikoze kwa ko nashaka kuvuga ukuri. Abantu bamaze iminsi babinyishyuza babimbaza. Ni ukuri nashaka kugaragaza n'inshuti zanjye zibone yuko ibyo nakoze byari binyoma byambaye ubusa byarimo amafaranga nishakiraga amafaranga. Tuyashakaga amafaranga nanone bisubiremo nago meze neza nyine bijyanye n'ubumekero ariko nta kibazo. N'umusore aracyari umusore yagaragaye Nyamirambo mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Mumena yirukanga tumwirukankana aguwe gitumo n'umukunziwe Sharon nikamuvuge bo bari baryamanye mu gitaramo bamwitaga Mbabazi. Abangaba bose bakunzi burwa rw'imisozi igihumbi mwitegure coming soon. Aba bose nzagenda mbazana bavuge ukuri kubyo twagiye dukora. Hari n'undi musista twasanze mu twaguyeho mu nzu ari kumwe n'umujyama ku buriri wacyo cyo kiganiro bamwita Keza nawe tuzamuzana n'umukinnyi wa filimi. Hari ibintu umunyamakuru mugenzi wanjye nawe najya ntemeranya n'ibye nubwo ari byo avuga biri byo avuga ati ari byo ushaka akora ni umuteguzi nyakora script zigiye zitandukanye biri ati noneho ugategera umuntu ukina amafilimi ukamubona muri biri ese ntabwo utekereza ko nyine yarimo gukina filimi. Tumusuhuza ari hose no yanzukiye ariko akomeze agira ibihe byiza kuri we. So turashoje abakunzi bawe bafana bawe bagukurikirane nibyo dore naho mwankurikirane yega mwarahashenye ntaho ni nkaho naho nkikigira na Instagram yanjye nagiraga mwarayikundiye neza n'abankurikiranaga bakoze flow baragiye. Ariko Instagram yanjye ni Juma Comedy. Mujya kuri Instagram mukandika Juma Comedy murahita mubibona. TikTok ni Justa Comedy murabibona byose. Facebook ni Mugisha Cedric Mugisha. Ayo niyo mazina yanjye nkoresha kuri social media zose. Abakwanze n'abagukunze babwira iki? Abankunze abanyanze nabo Nyagasani abaho umutima wo kunkunda mu ngarukire mu nkunde kuko mbabwije ukuri. Ariko abankunze turagushimiye mu kiganiro uhaye rw'imisozi igihumbi. Murakoze cyane nanjye ngomya kubizeza yuko igihe mu nkeneye kuvuga ukuri ndahari kabisa. Mukomeze mugire ishya n'ihirwe mukomeze mwirinde COVID-19 mukomeze mugire ibihe
byiza. Nitwa Isiyaka manager, umugabo udakina n'abana, byinshi bitandukanye. Kama yagiye bari muri diri z'akazi yaciyeho. Like, share and subscribe. Ciao ciao.